kuko iryo vunja baje gusanga akaguru karagizemo kanseri. Kanseri muzi ahanegejeje abantu cyane rwose n'ubwoba. Iteye n'ubwoba. Icyo naje kuba rero nakora ni iki, naje tumaze kuwutunganya ubumeze nk'amavuta. Ubumeze nk'amavuta vango uwo muti nukukoza ku mazuru yawe ubuhumirije, kuko yo ureba n'amaso kurya mu maso. Nuvanga ubuhumirije umuti ukinjira mu mazuru yawe. Uwo muti winjiye mu mazuru iyo uhumanye. Iyo uhumanye wigize kumbaza ati inyatsi ese ibaho? Vango iyo uhumanye urwaye icyo bita inyatsi ukuryamo hano mw'imbere ariko. Kuko uwenje mu mazuru. Yego. Iyo bashaka kugusarisha. Kunavuza ibijyanye n'amarozi. Yego, duteze amatwi twose ndimo ndumva turi kujyana. Kuriye mw'indani mo hano hejuru. No kuvuga ngo abashaka kugusarisha. Yo ukuriyemo hano inyuma. Ahangahe inyuma nuvuga ngo umuntu waguhumanyije abashaka kukwica. Iyo ukuriye hano inyuma. Hano inyuma ahangahe inyuma. Nuvuga ngo umuntu waguhumanyije abashaka kukwica. Uyu muti uraza ukinjira ukamanuka ugakora n'ahangaha akakurya nk'akantu nk'agasenda nk'urusenda. Yo ukuriye ukuva meze nk'urusenda nuvuga ngo uburozi buri mu nda waraburiye mu byo kurya cyangwa warawunywereye mu byo kunywa. Uwo muti gusa. Uyu muti wonyine. Niko kamaro kawo. Nuvuga ngo impamvu rero nirinda kuvuga ibiwukoze byose, ibyo rero turasuzuma tukamenya ngo uyu muntu izi senezite zarizanye cyangwa nizo bamwangijeho kugira ngo abe yahumana abe yamera gutya. Nuvuga ngo rero nkuko warumbaje ati senezite umutwe w'uruhande rumwe. Iyo bavuze uruhande rumwe ntago ari ibumoso cyangwa iburyo. Niyo yaba ari inyuma n'uruhande rumwe. Niyo yaba ari imbere n'uruhande rumwe. Nuvuga ngo uwo mutwe turasuzuma tukamenya ngo uterwa n'iki hejuru. Yaba mu miti ya kizungu, yaba mu miti y'Ikinyarwanda bakakuha imiti yose ishoboka ivura igifu. Ukagira ubwo urambirwa ati nta n'abaganga bakibaho no kubeshya no kurya amafaranga y'abantu. Icyo kintu rero naje gushaka gukora ubushakashatsi nsanga iyo uburozi bwamaze kugera mu gifu butera kurwara igifu. Uburozi butavuyemo ntabwo igifu cyakira. Kuko niho handi umaze kugera mu gifu buryamamo igifu kikagira ubwo kizana ibisebe, kikagira ubwo kibora. Woga ushyiramo imiti nayo icyangiza ahubwo. Kuko nuvuga ngo Yes, reka twongere tubaye ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza, nimba ari mu gitondo gira igitondo kiza, nimba ari nimugoroba gira umugoroba mwiza bitewe naho uherereye hirya no hino ku isi. Turi kumwe nawe rero turamwakiriye, reka tangire yongera kubibutsa ku mazina wenda abantu batamuzi bashobora kuba bageze hano ari ubwa mbere, ndagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane kunyakira no kumpa ikaze. Nitwa Vugimana Clement. Abantu benshi bamaze gukurikira ibiganiro maze iminsi nkora, benshi banzi kuri Muganga Clement. None Muganga Clement, ese hari ibitaro ufite ukoreramo ku buryo iryo zina ryaba ryaraje muri ubwo buryo? Ibitaro nk'uko tubwirwa kenshi mu nama zijyanye na ministeri, buri ntitwemere gushinga ibitaro mu rugo. Abaganga abarwayi baza batugana tukabasuzuma. Yego. Batabasha kugenda tukabavurira mu ngo zabo. Ariko kandi hanini tuvura abantu kwa muganga babuze indwara. Za ndwara zigenda zihisha bakabura indwara. Izo tubasha kuvura. Yuje ungana utarajya kwa muganga mbanza kukubaza impamvu utagiye kwa muganga. Iyo mpamvu yaba yumvikana nka gusuzuma nka kuvura. Yaba itumvikana ukabanza ukajya kwa muganga kwisuzumisha. None hari umuntu ushobora guhita agira amatsiko akavuga ati ariko se ubwo izo ndwara ubundi baba bavura nizihe? Kuko hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati urimo uravuga ati nizo kwa muganga bashobora kuba batabonye, ariko umuntu akaba yakwibaza ati se ni indwara zimeze gute, ese zaba ziterwa n'iki? Murakoze. Izo ndwara nyinshi usanga abantu bataka amaguru, bataka umutwe, bataka umugongo, bataka mu nda, bataka igifu. Yagera kwa muganga igifu akabita igifu cyawe n'ikizima.
yagera kwa muganga basuzuma mu nda bagasanga mu nda nta kibazo kirimo, basuzuma umutwe bagasanga nta kibazo afite mu mutwe, kandi umuntu araribwa umutwe, kandi umuntu araribwa mu gifu, kandi umuntu araribwa mu mara. Icyo gihe rero icyo nkora njyewe ni ukumusuzuma nkoresheje iby'Imana yaremye bibasha gufasha abantu kuri iyi si yacu, kuri uyu mubumbe. Hari ibyatsi, hari ibiti, hari ibumba, hari n'inyamaswa. Bari bafatinya kuvuga icyo kibazo cy'inyamaswa, ati leta iratumira nabi, ati inyamaswa barazimaze. N'ubuki buva ku nyamaswa. Okay, nge ndumva misengera n'amatsiko kuko wanamugana ukuntu umuntu abyuka, wenda n'urugero mu gitondo ukanyura ku irembo bakavuga ngo hari ibintu ngo baguteze ngo niba murimo kugenda ucumbagira. Ese ibyo bintu nawe ujya wemera ko bibaho? Ndabyemera cyane. Niba byava ngo byo guhuhera abantu nabyo urabyemera ko bibaho? Cyane rwose, kuko ndagusuzuma nkamenya nibyo baguteze, nibyo baguhuheye, nibyo bagutongeye, nibyo mu muryango, ibyo bita karande. Ubwo na bya bindi ujya kumva umuntu aravuze ngo bamuroze inyatsi ntacyo afata ngo gikunde, wabimenya bwo manza werekwa rwose. Amaye nuko bimeze. Inyatsi kandi si ukubura amafaranga, si ukubura akazi. Niyo wabuze inshuti, ukabura umugore, ukabura umugabo, nabyo ni inyatsi. Hari uburyo uvuka rwose uri umusore mwiza ukabura uburyo ujya ushaka umugore. Hari uburyo uvuka uri umukobwa mwiza ukabura umugabo, bakagusaba bikanga, ugashaka bikanga. Ibyo byose nabyo mubasha kubivura? Tubasha kubivura, tubasha no kubisuzuma. None rero muganga Clement turakwakiriye hano, nubwo turi kukwakira iwawe kuko iyi ni channel yanyu. Ese kugira ngo mugire igitekerezo cyo gufungura iyi YouTube channel mwari mugamije iki? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ica no kuyifungura nagiye ndeba ama YouTube menshi, hareba uburyo abantu benshi barangira abantu imiti yo kwivura no kwivurisha. Abenshi bakeneye ama views, abenshi bakeneye ko abantu bakurikira gusa, ariko atari kuvura abantu. Nk'umutima wanjye rero Imana yampaye kwita ku bantu, nabareba kenshi nkumva genda karanyisha. Bituma rero mfungura channel mu bintu rwose ntari nateguye, bitewe n'iki nuko nabonaga abantu bari gupfa ku bwinshi, abantu bari kuremba ari benshi. Ngira ngo uzabibona wenda muri video cyangwa se turaza no kubishyiramo uburyo ki umuntu yafashwe n'ivunja. Ivunja ringira ubona bikamugeza ku rwego rwo kugira ngo dogiteri abe yamucukugura. Ari imvunja. Nuvuga ngo rero niho naje kubonera ko abantu bari gushira, kuko iryo vunja baje gusanga akaguru karagizemo kanseri. Kanseri muzi ahanegejeje abantu cyane rwose, iteye n'ubwoba. Icyo naje kuba rero nakora n'iki, naje gukora icyo bita ubushakashatsi, kuko Imana yampaye icyo bita gushakashaka, nkamenya buri ndwara iterwa n'iki, buri ndwara iza gute. Uwo murwayi yageze i Butaro, bashaka buryo ki bamucukuguru, dogiteri arabirebye agira ubwoba nawe ibazi ivunja kugira ngo rizane kanseri. Icyo kintu uracyumva neza? Ngiye hari ibintu ntarimo no gusobanukirwa. None se mu buzima busanzwe wenda dukura, hari abana bagiye banyura mu bihe byo kurwara imvunja, kuko umuntu akazirwara ukabonera byimbye, iratumbye, murayihanduye birarangira. Ese kugira ngo irinde izana kanseri ni ukuvuga ngo kuyihandura biba byaranze? Urakoze cyane. Ngera ngo aho ugize umbaza ati ibitegano, ibyoherano, bitongerano. Iryo vunja aba ari ritongerano. Amaye rikaza ari ivunja, wowe kihandura ivunja. Wamara kurihandura igisebe kikanga gukira, ukajya kwivuza igisebe ko ari igisebe gisanzwe, ariko bikagera ubwo cya gisebe kibyaye kanseri. N'izo ndwara zindi rero niho naje gukora ubushakashatsi, nsanga inyinshi ni indogano. Ugasanga umuntu arwaye igifu, bakakurangira imiti yose ishoboka. Umuganga akakurangira imiti rwose uvura igifu mu rwego rwo hejuru, yaba mu miti ya kizungu, yaba mu miti y'ikinyarwanda, bakakuha imiti yose ishoboka ivura igifu. Ukagera ubwo urambirwa ati nta n'abaganga bakibaho, no kubeshya, no kurya amafaranga y'abantu. Icyo kintu rero naje gukora ubushakashatsi, nsanga iyo uburozi bwamaze kugera mu gifu butera kurwara igifu. Uburozi butavuyemo ntabwo igifu cyakira. Kuko niho handi umaze kugera mu gifu buryamamo, igifu kikagira ubwo kizana ibisebe.
kikagira ubwo kibora wowe ugahora ushyiramo imiti nayo icyangiza ahubwo kuko nuvuga ngo hari icyo bita umuyoboro uyobora ibyo kurya bijya mu mara iyo wamaze kuziba hariho handi umuntu arya ibiryo ugasanga arabigaruye biba bisaba kugira ngo anywe imiti rero ivanemo bwa burozi burimo wa muyoboro ujyana mu mara uburozi rumara kuvamo ko harazibye habaye nka beto cyangwa se nk'urubobi ibyo rero bimaze kuvamo rero nibwo igifu kibasha kuba cyagira gute cyakira none se wenda ngewe rero nimba ari ukubera tuganiriye bwa mbere nk'umuntu wenda unakubonye bwa mbere byanze bikunze nawe afite amatsiko nk'ayo mfite kuko ngenda ndumva nakubaza ibibazo byinshi ariko reka mbabwire namwe badukurikiye mwandike muri comment ikibazo mumba wifuza kumubaza kijyanye n'ubuzima cyandike hasi azaza dusubiza siko bimezera niko bimeze rwose nizere kuzaza ukabasubiza byose kuko ngenda ndumva nakubaza byinshi pe ndumva nakubaza ibijyanye na sima ndumva nakubaza ibijyanye na sinezite ndumva nakubaza ibijyanye na kwa kundi ngo umutwe w'uruhande rumwe ngo umutwe ibyo byose ugejejeho uvuga sinezite amahwima n'uwo mutwe w'uruhande rumwe wahita akaberetwa nuvuga ngo ibyo byose bijyanye n'uko guhumanywa kuko nge ntabwo aho ubuhamya bw'abantu maze iminsi imvura sinezite nuvuga ngo sinezite umwuka duhumeka ubundi uturuka mu mara yego nuvuga ngo rero iyo twamaje guhumana uko guhumana kujya mu mara n'ubundi niba rero uhumetse umwuka wahumanye urangiza mu buhumekero wangiza ibihaha wangize mu muhogo ibyo rero turasuzuma tukamenya ngo uyu muntu izi senezite zarizanye cyangwa nizo bamwangijeho kugira ngo abe yahumana abe yamera gutya nuvuga ngo rero nk'uko warumbaje ati senezite umutwe w'uruhande rumwe iyo bavuze uruhande rumwe ntabwo ari ibumoso cyangwa iburyo niyo yaba ari inyuma ni uruhande rumwe niyo yaba ari imbere ni uruhande rumwe nuvuga ngo uwo mutwe turasuzuma tukamenya ngo uterwa n'iki ese uterwa n'umunaniro ese uterwa n'uko waguhumanyije kuko umunaniro nawe ugeraho uturuka ariko rero ngewe ndimo ndumva hari ibintu ndimo kwibaza ariko wenda dogita munyemerere mbasaba akantu kamwe nta kuntu wenda mwazadutegura n'ubundi mwagize icyo gitekerezo cyo gufungura cano ni byiza kuba Imana yarabahishuriye mukabikora nta kuntu mwazajya mudutegurira kuri izi ndwara zimwe na zimwe wenda mukaza mukatubwira muti uyu munsi wenda turababwira ku bintu bijyanye n'umutwe w'uruhande rumwe mukatusobanurira ikiwutera mukatubwira wenda nimba umuntu ashobora no kubyirinda mbere kuko burya no kwirinda biruta kwivuza ese n'uwaba wurwaye ni iki yakora mu gihe wenda ari kure akaba atabasha guhita bageraho ngo mumuvure ese ni iki yaba akoze mbese ku buryo muzajya mutuganiriza ku ndwara imwe nyine mukadutegura nk'ikiganiro ariko ku ndwara imwe mukayituganiriza byose tukabimenya byazashoboka byashoboka cyane abakunzi ba muganga Clement arabibemereye ubwo mujye muza hano nimba ushaka rero kuzajya usobanukirwa byinshi byiza utarunazi nugenda udakoze subscribe nyemerera ubanze ukande subscribe uraba wiyandikishije ubundi ukazajya ashyiraho akantu uzajya ukabona tubashe kugira ubuzima buzima kuko burya ngo roho nzima mu mubiri muzima babivuga gutya ngo ubuzima buzima isoko y'ubugingo ariko rero byanze bikunze nawe hari ikintu baduteguriye uyu munsi wenda ngiye nabaye umunyamagambo ndakubaza byinshi kuko n'ubundi ndacyafite ibibazo byinshi ariko wenda ariko uzabidusubiza ubutaha ahubwo reka nguhe umwanya wowe ugeze ku badukurikiye icyo wabateguriye uyu munsi murakoze cyane icyo nabateguriye uyu munsi kwa kugira tuganire ku bijyanye n'abantu bari guhumanywa muri iki jana tugezemo turi mu gihe gikomeye kandi kiruhije abantu bataramenya ngo kuko hari imiryango usanga wamubwira ngo baraguhumanyije akikanga ati ibyo ntabwo bibaho wamubwira ati nyamara babigenje gutya ati ibyo ntabwo bibaho icyo gihe ngewe icyo ngufasha ni uko nsanga nkabanza nkagusuzuma kuko yaba bari muri Amerika muri Aziya i Burayi hari n'abo mfite i Bugande no muri Burundi na za Kenya hari igihe ampamagara ati wandangiye umuti wamfasha ko numva merewe gutya na gutya mu by'ukuri imiti irahari yego Imana yashyizeho yamaze kuturema ishyiraho n'uburyo tuzabaho ishyiraho n'uburyo tuzavurwa tumara guhumanywa ikiganiro nateguye uyu munsi niko kwa kugira ngo byibuze buri wese ubasha kunkurikira amenye buryo ki yaba yarahumanye
hari ikiganiro gize ntanga mbere ho gato mu gihe cyatambutse, ariko n'utaracyumvise reka nshyireho akantu gato kugira ngo akumve. Yego. Ubundi iyo wahumanye waba waririye uburozi, baba barakohereje ibyo bakohera, baba baragutongereye, uburozi bwicara mu mpyiko munsi y'ibumoso, munsi y'umukondo, iyo ukanze ugatonekara, menya ngo warahumanye. Munsi y'umukondo ibumoso. Ariko hereka abantu badukurikiye kuko hari umuntu ushaka kubyumva akavuga ati umukondo ibumoso ni munsi, nubango umukondo uri hano munsi y'umukondo ibumoso nahanga ndi gukanda. Yego. Aha rero ndi gukanda hagendanye n'umugongo wo hasi. Umuntu wese uribwa umugongo wo hasi nubango izo mpyiko n'uruziteye ku mugongo wo hasi. Ni wumva uribwa iburyo, aho ngaho uzaba wacishe rwose, nta kintu kizaba kirimo cyo guhumanywa. Ahubwo wahumanyijwe ni munsi y'umukondo ibumoso. Icyo kimenyetso maze kucyumva niho handi ugira n'umutwe ukurye utunguranye. Gute ubwo ngubwo wenda aho ngaho ntabwo sobanukirwa. Kamasobanure neza. Ukumva urwaye, ukumva ugize isereri, ukumva amaso arakuriye, ukumva ni nkaho umusatsi ukorosotseho. Icyo gihe rwose uba warahumanyijwe. Ubwo hari n'umuti nkoresha nsuzuma abantu, ni umuti ukoze mu bimera. Abaganga iyo tuvura tugira icyo bita ubwiru, ukoze muri kapusine, akaba harimo na tungurusumu. Hari n'indi miti igera kuri 3 ubwo ntabasha kuvuga kugira ngo iyo uvuze imiti gutya abenshi bihutira kuyikoresha ugasanga yikoresheje nabi cyane, ejo ugasanga baje kukwambika amapingu uti wisha abantu. Niwe wabitangaje. Uwo muti rero ukoze mu bimera. Tumaze kuwutunganya ubumeze nk'amavuta. Ubumeze nk'amavuta, vango uwo muti ni ukukoza ku mazuru yawe ubuhumirije, kuko iyo ureba n'amaso kurya mu maso. Nuvango ubuhumirije uwo muti ukinjira mu mazuru yawe. Uwo muti winjiye mu mazuru iyo uhumanye. Iyo uhumanye wigize kumbaza ati inyatsi ese ibaho? Vango iyo uhumanye urwaye icyo bita inyatsi, ukuryamo hano mw'imbere ariko. Kuko uwenje mu mazuru. Yego. Iyo bashaka kugusarisha. Kunavuza ibijyanye n'amarozi. Yego, duteze amatwi rwose ndimo ndumva turi kujyana. Kuriye mw'indani mo hano hejuru. Ni ukuvuga ngo abashaka kugusarisha. Iyo ukuriyemo hano inyuma. Ahangahe inyuma nuvuga ngo umuntu waguhumanyije abashaka kukwica. Iyo ukuriye hano inyuma. Hano inyuma ahangahe inyuma. Nuvuga ngo umuntu waguhumanyije abashaka kukwica. Uyu muti uraza ukinjira ukamanuka ugakora n'ahangaha hakakurya nk'akantu nk'agasenda nk'urusenda. Iyo ukuriye ukuva ameze nk'urusenda nuvuga ngo uburozi buba buri mu nda waraburiye mu byo kurya cyangwa warawunywereye mu byo kunywa. Uwo muti gusa? Uyu muti wonyine. Niko kamaro kawo. Nuvuga ngo impamvu rero nirinda kuvuga ibiwukoze byose. Nshobora kubivuga ntago ari bibi kubivuga, ariko nanga kubibwira umuntu wari wese kuko ashobora akawukora. Abaduteze amatwi benshi bahita bajya kubyivanga cyane rwose. Abantu benshi muri gihe bakunze amafaranga, kumva atatanga amafaranga ahubwo kumva yakwivurisha iby'ubuntu. Mu by'ukuri rero ngira ngo ibimenyetso byose nabivuze bijyanye no kumva warahumanyijwe, n'uburyo ki tugusuzuma tukamenya ngo urahumanye cyangwa se ntuhumanye. Ibyo bimenyetso byose nkubwiye uko bigera kuri 4, yaba hejuru mu mutwe, yaba inyuma, yaba ahangaha imbere, yaba ahangaha mu muhogo. Ibyo byose iyo mbibuze nabwo ntigenda ajya kwa muganga. Ubwo biba bivuze ko ngo nta ndwara ufite ijyanye no kuba baraguhumanyije, genda ujye kwa muganga bakuvure. Gusa kenshi nyine nakira n'ubundi abavuye kwa muganga abaganga babuze indwara, baburiye indwara. Icyo nkora no kumusuzuma, kandi akenshi maze ubu ngubu imyaka 3 n'igice mvura. Nta muntu ndasuzuma ngo mubureme iki indwara bitewe nuko yabanje kwa muganga. Ewe ntekereza ko dusobanukiwe, ariko reka nkubaze. Umuntu ashobora guhita abona ibi bintu akavuga ati ngewe ndumva ngize amatsiko yo kuba nahura na dogiteri tukaganira, cyangwa se hari n'indwara mfite, ariko indwara mfite ngewe nibanga ntago nabasha kuyivugira hano. Ndagira ngo utange adresse y'ukuntu umuntu ashobora kukubona byoroshye.
tutaragera kuri adresse ni ukuvuga ngo wenda uhita uvuga ngo wenda ikiganiro turakirangije. Hari abantu bajya bareba bakareba iminota mikeya wenda akagera hano kubera ko kantu uvuze akumva yise agira amatsiko ntabe yaza gutegereza kugeza igihe turasoreza ikiganiro agahita batari ku bundi nimero nahita nyikure ngo mpite muhamagara banzu bahereza iyo nimero bahite baguhamagara ubundi turakomeza tukubaza n'ibindi. Nimero yanjye ni 0782 23 12 87. Okay, nawe wari wibagiwe kwandika hari igihe byabigutunguye nayongera yisubiremo none wandike neza. 0782 23 12 yego 87. Okay, nta kibazo none ukomeza tugezeho impamba watuzaniye. Iyo mpamba nabazaniye nuko iyo bimenyetso byose natanze buri wese agerageza kubikurikirana. Umpamagaye wese ajya mpamagara yabanje kwisuzuma nkuko nabinyujijeho, kuko hari uburyo uhamagara umuntu akakuranga ndwaye gutya na gutya akakurangira umuti kandi udasuzumwe utamenye n'indwara urwaye yariyo, ejo wa muti ukabura guhitanya cyane rwose. Ngira ngo hari byumvikanye neza ibimenyetso bijyanye no guhumanywa kw'abantu, kandi ngira ngo twatanze ibimenyetso by'umutwe, umugongo, mu nda n'amaguru nuko bimeze. Kuko ibyo turya byose bijya mu nda. Iyo bimaze kujya mu nda rero nuvuga ngo bikwirakwira umubiri wose. Nuvuga ngo rero ushobora kubyimba amaguru kuko wareba ibintu bihumanyije, ushobora kubyimba amaguru kuko baguhumanyije. Ngira ngo birumvikana. Hari n'abarwara amaso kubera iyo mpamvu. Yego. Ngira ngo ubutaha tuzadutegura ikiganiro kijyanye n'indwara ya buri kintu. Niba ari umutwe ni umutwe, niba ari amaso ni amaso, niba ari mu nda ni mu nda, niba ari amaguru ni amaguru. Ngira ngo tuzagenda tubiganiraho. Niko bimeze abantu babisobanukirwe. Rega abantu bararembye wa muntu we. Yakumva turakora bikanga akagera gute bati ni inyatsi ukajyana ati Imana igukuyeho inyatsi, ariko n'ubundi ukabona birongeye biragarutse. Urumva rero tubonye ahantu umuntu abikirira neza byaba ari sawa cyane. Tugira ku musozo nkuko uvuze ati nyatsi barayiroga barayihumanya. Barayihumanya rwose, ugacuruza bikanga, ugakora taxi voiture bikanga, umwana mu ishuri bikanga, wamutuma kuvoma akajya gutashya, wamutuma igikombe akazana isafuriya, wowe ukavuga ati uyu mwana yarananiranye kandi ararengana. Ukagira umukobwa ukavuga ngo arabenga kandi umuryango wawe barawuhumanyije byararangiye. Ikibazo atari umukobwa. Ubwo mvuze umukobwa n'umuhungu aba yiyumva. Abagabo mu rugo n'umugore bagahora batongana barwana kandi urugo bamaze kuruhumanya. Ngira ngo ibyo bintu tuzabigeraho ubutaha. Kuvuga menshi siko kuyamara. Tumva mugani twabadushoreje ahangaha twadusubikiye ahangaha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzavugamo byinshi. Ntekereza ko n'abantu bamashije kubyumva, hari benshi nyine bafite amatsiko, hari abavuga batari ko se wanamugana ibyo bintu birakora, kuko ngewe hari akasitori nigeze kumva ni nk'akantu ko gusetsa ariko ntago wenda ari ibintu bifatika. Baravuze ngo hari ukuntu ujya kundi ukabona umuntu yanditse ngo hano tuvura indwara zidakira, wajya kwivuzayo n'ubundi ntukire, utakira akaguha ariko n'ubundi nanditseho ko mvura izidakira. Rero wimbaza gukira kandi narakubwiye ko mvura ibidakira. Ese mwebwe ntiwasanga wenda ari nko kwamamaza gusa izo ndwara zitajya zikira? Urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza cyane. Umva wagira ngo urerekwe. Hari ikintu nibagiweho gatoya. Indwara zidakira nta ndwara idakira. Ahubwo biterwa n'uyivuje byo wifuza nabi. Kuko twavuze uburyo ki umuntu ahumanywa, ariko ntago nari navuze uburyo ki umuryango bahumanya. Umuryango bahumanya ugasanga ufite inka mu rugo ntishobora kubyara, ufite inkoko mu rugo ntishobora gutera, ufite ihene mu rugo ntishobora kubyara. Ese urumva umukobwa wawe uri mu rugo azabyara? Ntago bibaho. Akenshi rero ndabanza nkakubaza ibimenyetso nawe ubwawe wibonera ku rugo rwawe. Ubundi urugo ruhumanye akenshi ninjoro ukimara kuryama wumva ibintu bimeze nk'amashaza cyangwa se amabuye hejuru y'amabati. Nese abumva ipusi hejuru y'ibati. Nari ntarabigeraho. Biracyaza. Wabyuka mu gitondo saa 10. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko warumbajije ngira ngo nari mbivuzeho, vuga buryo ki wumva ibintu hejuru y'inzu bimeze nk'imicanga cyangwa amabuye. Wabyuka mu gitondo saa 12 saa 1 akabona ipusi iracaracara aho ngaho. Ku mugoroba saa 12 saa 1 akabona ipusi iracaracara aho ngaho.
nuvuga ngo ibyo byose biba bifite ikibigenza. Ukabona ibikeri birataruka aho ngaho imbere, ukabona ishishi zuzuye aho ngaho, ukabona intozi zuzuye aho ngaho, n'ibinyenzi byuzuye aho, na za Marie Jose nuko zuzuye inzu yawe, ukabona imbeba mumva ukagira niho zaremewe iwawe, imbeba utazaho ziturutse. Ngira ngo rwose kuvuga menshi siko kuyamara, mumbabarire ubutaha muzabikurikirane neza. Ni ukuri umuntu ujya ubona bino bintu mu nzu ye naza atera agatebe, kuko hari ibintu byinshi mugiye kuzasobanukirwa kuri icana. Niko bimeze, kuko narimbajijwe ngo hari indwara zidakira. Nta ndwara idakira, ahubwo biterwa n'uwakuvuye uwo ari we, kandi bigaterwa n'uwivuza uwo ari we. Yawivuje nabi ntabwo ukira, n'ukuvuye kubeshya ntabwo ukira. Ngiye rero iyo nza n'indwara nkabona nyibashije ndayivura, nabona ntayibashije nkubwiza ukuri, ahubwo indwara yawe irahari ariko ntizakira bitewe n'impamvu yeneye. Ubwo naho ubutaha. Yewe murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka tubabwire tuti ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri icano ya Muganga Clement. Rero gukora share, gukanda like, gukora subscribe ni inkunga ikomeye. Mureke dufatikanye ubwo tuzaba twivuga imyanya myiza tuyimye, dusingiye dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho icyo gitaramo cy'abera. Namwe tuzakibanemo turirimba indirimbo z'abanesheje. Amen. Mwakoze cyane Dr. Clement. Namwe murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Amen.